Tumenyereye ko inzu nziza cyane, imodoka, ubwato cyangwa n'ibindi bikoresho bigezweho aribyo bigira agaciro kanini cyane ku buryo buri wese atapfa kumva ngo asobanukirwe. Kuko nk'ubu inzu ya mbere ihenze ku isi niyo umuntu ku giti cye, ibarirwa agaciro ka miliyari y'amadolari, ikaba yitwa Antilia Palace, irereye Mumbai mu gihugu cy'Ubuhinde. Imodoka ya mbere ihenze ku isi kuri ubu yitwa Swiftail ya Rolls Royce, bivuga ko ihagaze miliyoni 13 z'amadolari. Hari n'isaha ihenze, iyi saha ihagaze agaciro ka miliyoni 55 z'amadolari, yitwa Graph Diamond Hallucination. Iyi ni Pamakio TV. Ndagushimira cyane ko ukomeza kudukurikira. Tanga igitekerezo cyawe kuko ni inkunga ikomeye bitwika ko turi kumwe. Niba uri mushya ndagusaba kugira ngo ubanze ukore subscribe, sobanukirwa ishusho ihenze ku isi ndetse yateye n'amayobera benshi. Wigeze wibaza ku rundi ruhande ko haba hari ishusho yashushanyijwe n'amaboko y'umwana w'umuntu ishobora guhenda kurusha izo modoka n'izo saha ndetse n'inzu nakubwiye? Kuri iyi nshuro tugiye kugaruka ku gishushanyo kirimo amayobera ndetse kinahenze ku isi, dore ko kibonwa n'umugabo kigasiba undi. Icyo gishushanyo abenshi bakimenye nka Mona Lisa, ariko ubundi cyitwa Lisa de Giocondo, la Gioconde. Iki ni igishushanyo cyashushanyijwe n'umugabo wari umuhanga cyane mu bugeni, filozofi, ubugenge, politike ndetse n'ibindi byinshi, Leonardo da Vinci. Wavukiye mu Butaliyani mu mwaka w'1452 ndetse akaza kwitaba Imana mu 1519. Uyu Leonardo da Vinci azwiho ibintu byinshi, ariko by'umwihariko n'ibishushanyo bye byafashe umwanya wihariye mu mateka y'isi. Kugeza n'uyu munsi igishushanyo cye cyitwa Salvator Mundi, bisobanura umucunguzi w'isi. Nicyo cyaciye agahigo kuba cyaraguzwe menshi mu minsi ya vuba, kuko iki cyaguzwe arenga miliyoni 400 z'amadolari. Tugarutse kuri Mona Lisa rero, ni igishushanyo kiriho ifoto y'umugore ariko yaciriye mu gihimba, asa n'uwicaye yifashe neza ariko umwenyura ariko umunwa ubumbye. Bivugwa ko uyu mugore uri kuri iki gishushanyo ari uwitwa Lisa Girardini. Uyu ndetse akaba yari umugore w'uwitwa Francesco della Giocondo, wari umukire ndetse n'umunyapolitike mu Butaliyani bw'icyo gihe. Binavuze ko amazina nyakuri iki gishushanyo Lisa de Giocondo akubiyemo amazina y'uwo mugore Lisa ndetse n'izina ry'umugabo we Giocondo. Bivuga ko kandi iki gishushanyo cyatangiye gukorwa mu mwaka w'1503 kikarangira gukorwa mu 1506, ariko hari n'abemeza ko cyarangije gukorwa mu 1517. Leonardo da Vinci yenda gupfa. Imiterere karemano y'iki gishushanyo, uburyo kigaragaramo mu mabara ateye urujijo, ni bimwe byatumye na n'ubu gikomeza kugaruka mu mateka y'ikiremwamuntu. Icyakora nanone si ibyo gusa, kuko uretse abantu bagereranya bagashaka gusobanura impamvu Da Vinci yakoze icyo gishushanyo, nta muntu n'umwe ubizi neza ndetse nta n'ahantu byanditse cyangwa se ibisobanuro by'icyo gishushanyo biri. Bamwe bemeza ko Da Vinci yakoze iki gishushanyo abisabwe na nyir'umugore ari we bwana Francesco della Giocondo, ariko nanone ku rundi ruhande abandi ntibabyemeza. Hari n'abandi bavuga ko imwe mu mpamvu Da Vinci yakoze iki gishushanyo ari uko yakundaga uwo mugore bihebuje, ariko ntashake kubitangaza mu kanwa ke, ahubwo akifashisha ubuhanga bwe yari afite mu gushushanya. Ibi benshi babihurizaho, ariko nabyo ntibyemerwa nk'ukuri kuzuye. Icyakora hari n'abandi bagiye bavuga ko Leonardo da Vinci yashushanyije umugabo yakundaga nawe, bikanavuga ko ahubwo uwo mugabo ari umwe mu bo yakoranaga nabo bya hafi, ndetse benshi banafata nk'umwunganizi we witwaga Giacomo Caprotti. Bivuga ko bo bemeza ko Da Vinci ari umutinganyi. Ku rundi ruhande kandi hari n'abavuga ko ari Leonardo da Vinci wishushanyije ubwe bwite, ariko akaza kubikorana ubwenge buhanitse ku buryo mu gishushanyo habonekamo ari ifoto y'umugore igaragaramo nyamara ahubwo ari iy'umugabo. Iki gishushanyo giteye amayobera menshi. Uyu munsi tugiye kwirebera amwe mu mayobera y'iki gishushanyo
ese mu by'ukuri Mona Lisa yari inde? Nubwo bamwe bavuga ko ari Gerardina, ariko mu by'ukuri ntawe uzi neza niba ari we koko. Mu binyejana byashize hari abantu benshi bemeza ko umugore uri mu gishushanyo atari Lisa nk'uko benshi babizi, ahubwo bavugaga ko ashobora kuba ari umugore w'umukire witwaga Isabelle d'Este, cyangwa se igikomangomakazi cy'Ifrancavilla cyitwaga Constanza de Valos. Abandi kandi bitegereje igihe kinini ifoto iri kuri iki gishushanyo, bemeza ko iyo foto ishobora kuba ari iy'umugabo, kandi uwo mugabo akaba ari Leonardo da Vinci nyir'ubwite wagishushanyije, cyangwa se akaba ari umugabo witwaga Giacomo. Uyu akaba yari amaze imyaka irenga 20 ari umukozi wa hafi wa da Vinci, wafatwaga nk'umwunganirizi we cyangwa se nk'umwungirizi we, ndetse bamwe bakemeza ko yari n'umukunzi we. Hari n'abemeza ko ishobora kuba ari ifoto ya da Vinci yetekereje atari n'umuntu wabayeho. Ushobora no kwibaza uti ese inseko ya na n'ubu yayobeye benshi irimo iki, cyangwa se n'ibiki biyigize? N'iki gitera inseko ye na n'ubu kubaho iriyoberanye, cyangwa se yarayobeye benshi? Inseko ye na n'ubu yayobeye benshi. Iki gishushanyo iyo ukirebye uturutse ku mpande zombi, ubona iyi shusho iriho irakaye cyane, ariko iyo ugerageje kuyireba uyiturutse imbere uhita ubona ari guseka, kabone n'ubwo umunwa ubumbye. Abashakashatsi benshi bashatse kureba uburyo iyi nseko yaba ishushanyijemo icyo yaba isobanuye, ariko kugeza na n'ubu nta n'umwe uragira icyo ageraho. Ikiraro cyangwa se iteme iri inyuma y'ishusho ni iryahe? Nk'uko twabivuze cyangwa se nk'uko nabikubwiye, uko iminsi ishira abantu benshi bagenda bashakisha byinshi kandi bishya kuri iki gishushanyo, bakoresheje ibyuma bigezweho byo mu bwoko bwose, ariko nyamara na n'ubu biracyagoranye kugira icyo bavumbura. Ni muri urwo rwego bagerageje gushaka iteme riri inyuma y'umugore, ariko kugeza n'ubu bayobeye aho ryaba riri ku isi cyangwa se aho ryigeze kuba. Benshi bemeza ko nubwo ishusho iri inyuma y'umugore ari impimbano, nanone byanze bikunze da Vinci yashushanyije iteme azi aho ryabaye, aho kuba iry'ihimbano. Ese koko ubuzima bw'umugore ugaragaraho bwari bwifashe nabi? Witegereje neza kuri Mona Lisa ubona nubwo yari ari kumwenyura, ariko nanone atari umuntu wishimye mu buzima busanzwe. Umwe mu baganga kabuhariwe mu Butaliyani yabashije gukora isuzuma ryimbitse, ndetse mu bisubizo yatanze yavuze ko Mona Lisa yari afite ibibazo bikomeye by'ubuzima. Muri ibyo yavuzemo kuba Mona Lisa yafataga amafunguro yuzuye ibinyamavuta byinshi cyane, cholesterol. Nyuma y'ibyo kandi yakomeje avuga ko ndetse akurikije uburyo agaragara ashobora kuba yari afite ubumuga bwo kutumva, ndetse akaba ashobora no kuba yararwaye syphilis. Uwo muganga kandi yatangaje ko ugereranyije n'uburyo isura ye imeze ashobora kuba yari atwite. Uwo muganga yitegereje ku munwa w'icyo gishushanyo yavuze ko ashobora kuba yari arwaye indwara zibasira amenyo, kuko umunwa umeze nk'aho hari amenyo atarimo. Ukurikije uburyo inseko ye yari ihishe byinshi bitewe n'uko yasekaga, ariko umunwa ubumbye, yatangaje ko ashobora kuba yari akorewe ihohoterwa ryo mu rugo. Amayobera yo ni menshi kuri iki gishushanyo, ariko twagerageje kubegereranyiriza ayo benshi bahurizaho. Twabamenyesha ko mu mwaka w'1962 yaguzwe n'inzu ndangamurage ya Louvre y'Ubufaransa, Musée du Louvre. Icyo gihe iyo nzu ikaba yari yishyuye miliyoni 100 z'amadolari. Ubu akaba abarirwa ayarenga miliyoni 650 z'amadolari, ubariye ku gaciro idolari ryari ririho muri 2018. Kugeza ubu Leonardo da Vinci yihariye imyanya ya mbere mu bugeni, kuko ibishushanyo bye bibiri mu bisurwa cyane kurusha ibindi, ndetse ugasanga bitangwaho akayabo, dore ko n'abajura benshi bahora bashaka kwiba Mona Lisa, ariko bitewe n'umutekano wo ku rwego rwo hejuru irindishijwe, bikaba bigoye kuyiba. Abizera iby'imiryango y'ibanga bavuga ko umuntu uri muri Mona Lisa na n'ubu akiriho, nubwo yashushanyijwe mu 1500. Uwo bakaba bavuga ko ari we witwa Vladimir Putin, perezida uyobora Uburusiya ubu. Ni byinshi bavuga, gusa twe twabashakiye iby'ingenzi kuri Mona Lisa. Mbibutsa ko yari Pamakiyo. Ushobora gukomeza kudukurikira ukora subscribe, ndetse ukaba wanareba n'izindi video zacu ukareba.
Ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe, ukomeze ugire ibihe byiza, mu kanya ukomeze ukurikira izindi video zigenda zisakara. Murakoze, mugire ibihe byiza.